Reka twongere dushimire Imana yo yabanye natwe muri iki cyumweru tumaze twiga ibyigisho bya Bibiliya. Kuri uyu munsi tugiye kureba ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa ku cyigisho tumaze kwiga muri iki cyumweru. Cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urufatiro rw'ingoma y'Imana. Urufatiro rw'ingoma y'Imana. Aho twari dufite icyo kwibukwa cyabonekaga mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17 havuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Uwiteka rero umwami Imana ikomeze itubashishe kumva iki cyigisho turi kwiga. Uyu munsi tujye kureba ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa mu cyigisho tumaze icyumweru twiga. Aha rero mu bindi byo kwigwa no kuzirikanwa none mbibutse yuko icyigisho kiraza gukurikiraho. Icyigisho kiraza kuba gisubiza ikibazo twabajijwe na Emi. Yabajije ikibazo agira ati mbese iminsi 600 umubare 666 wo twawuvugaho iki? Mbese wo uhuriye he n'ikimenyetso cy'inyamaswa? Icyigisho tuza gukurikizaho kiraza kitwereka iby'uwo mubare 666 ndetse kinatubwira isano uwo mubare ufitanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Undi watubajije ikibazo yabajije ikibazo kivuga kiti mbese kwakira ikimenyetso abantu basenga ku cyumweru ni ukuvuga ngo bafite ikimenyetso cy'inyamaswa? Icyo kibazo cyo kirasubizwa n'ubundi muri ino ngingo tugiye kwiga kuri uyu munsi, ariko wakibajije nkorarikire no gusoma Intambara Ikomeye paje 322 ndetse na 323 uraza gusubizwa neza icyo kibazo cyawe. Akongera akabaza ati mbese abadivaniste bavuga ngo basenga ku isabato ariko wagera mu rugo ugasanga barimo barakora, ibyo twabivugaho iki? Biteye isoni kumva ko umudivaniste n'ubundi akomeza imirimo ye ku isabato. Gusa ntabwo twabaciraho iteka akora ko tutazi icyo baba bagira gute icyo baba bakora, kuko hari ukuntu abantu bafata ko umudivaniste yakoze ku isabato adasobanukiwe n'ibyo umuntu akwiye kugira gute gukora ku isabato. Reka mfate nk'urugero, hari umuntu ntari buvuge izina mbajije ikibazo ati se umudivaniste ko abadivaniste barya ku isabato ubwo bo ntibaba bakoze? Wo mu yandi magambo wafata nko kurya, afata kurya ko nawe ari umurimo umuntu ashobora kuba yagize gute yakoze. Ariko Yesu n'abigishwa be igihe banyuraga mu murima w'amasaka baciye amahundo bagira gute barayahekenya. Ubwo rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ku isabato umuntu akwiye kugira gute yarya rwose ntacyo bitwaye. Hari imirimo rero hari n'imirimo umuntu ashobora kuba yagira gute yakora. Ati abadivaniste basura abantu kwa muganga ku isabato. Ese ngo ko baba bagiye kwa muganga ngo ko bajya kwivuza, iyo si imirimo ukwiye kuvuga ko umuntu yakoze ku isabato, ahubwo hari imirimo y'ubutabazi ku isabato irakorwa. Gusa umudivaniste ufata akica isabato agakora imirimo imufitiye inyungu aba yakoze icyaha. Ikindi twavuga ku bigendanye n'undi n'amategeko y'Imana, ntabwo tujye kuvuga gusa ku mudivaniste ukora ku isabato gusa. Dusomye muri Yakobo igice cya 2 umurongo reka dusome umurongo wa 10. Haravuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose, kuko wavuze ati ngo ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Wavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. N'umudivaniste wubahiriza umunsi w'isabato gusa ariko mu yindi minsi cyangwa se agakora ikindi cyaha icyo ari cyo cyose, nawe aba acumuye amategeko y'Imana. Icyo Imana ishaka ni uko umuntu yitondera amategeko yose nk'uko Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Nta n'itegeko na rimwe umuntu akwiye kwirengagiza. Rero n'umudivaniste wubahiriza isabato ariko akaba ari indi tegeko asitaraho, ni ukuri ntabwo bikwiriye. Ubwo rero dukomeje n'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, aha
kubera kubura igihamya cyo muri Bibiliya gishyigikira uruhande rwabo, benshi bibagiwe ko imitekerereze imeze nk'iyo yakoreshejwe n'abantu barwanyaga Yesu n'intumwa, maze bagakomeza kwinangira bavuga bati, kuki abakomeye muri twe badasobanukiwe n'ikibazo cy'isabato? Mbese kuki abakomeye muri twe badasobanukiwe n'iki kibazo cy'isabato? Hari abantu benshi cyane bakomeye b'abanyabwenge kandi b'abatunzi, ariko bakaba badasobanukiwe n'ikibazo cy'isabato. Abayobozi b'ibihugu, abaminisitiri, ugasanga ntibasobanukiwe n'ikibazo cy'isabato, ariko abantu baciriritse baciye bugufi nibo usanga bavuga iby'isabato, ugira ngo byakorohera umuntu kumva yuko abantu baciriritse ari bo basobanukiwe n'ikintu, mu gihe abakomeye harimo n'abanyabwenge batabisobanukiwe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nyamara bake gusa bayizera nk'uko namwe muyizera. Ntabwo byaba ari uko ari mwebwe abanyakuri, maze ngo abanyabwenge bose bo ku isi babe bari mu ifuti. Hari abantu batekereza gutya, bibwira yuko kubera ko isabato yizihizwa n'abantu bake, bameze nk'aho baciye bugufi batari n'abantu bakomeye, maze kugira ngo ubyumvishe abantu ko aribo bari mu kuri ni ikintu kigoye cyane. Nyamara kugira ngo ingingo nk'izo ngizo zivuguruzwe, byari bikenewe gusa ko havugwa ingingo zo mu byanditswe byera n'amateka y'uburyo uhoraho yakoranye n'abantu bo mu bihe byose. Iki ni cyo gisubizo nyakuri. Uku niko kuri. Byari bikwiye ko dusuzumisha iby'ukuri dukoresheje ibyanditswe byera, tukamenya n'uburyo uhoraho yagiye abana n'abantu bayo mu buryo bwose kandi ibihe byose. Ntabwo tuzasobanukirwa n'ukuri kubera ko tubikuye ku muntu mukuru cyangwa se ku muyobozi runaka, ahubwo bizadusaba gusobanukirwa ukuri binyuze mu gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Ariko abakristo bo mu bihe byashize bubahirizaga umunsi wa mbere w'icyumweru. Bibwiraga ko bubahiriza isabato ivugwa na Bibiliya. N'ubu mu matorero yose ndetse no mu itorero gatolika ry'i Roma, harimo abakristo nyakuri bizera rwose batigiza nkana ko umunsi wa mbere w'icyumweru ariwo sabato yashizweho n'Imana. Abo barahari rwose. Hari abakristo nyakuri kandi bo muri Kiliziya Gatolika y'i Roma bizera ko umunsi wa mbere ariwo sabato yashizweho n'Imana, kandi Imana yemera ibyo bakora nta buryarya, ndetse no kuba indahemuka kwabo imbere yayo, imbere y'Imana. Ndifuza ko ahangaha dushyira akadomo ahantu, tuhashyira akabazo. Aba bantu nubwo baruka ku munsi w'isabato, nta mucyo bafite werekeye n'isabato y'ukuri. Bizera ko ku munsi wa mbere ariyo sabato yashizweho n'Imana, ariko nyamara aba bantu mu mitima yabo bizera Imana kandi basenga Imana nta buryarya. Aba ngaba rero Imana irabemera. Ariko ubwo itegeko rizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere, kandi abantu bose bakazamurikirwa ku byerekeye kubahiriza isabato nyakuri, icyo gihe umuntu wese uzica itegeko ry'Imana akumvira itegeko ryashyizweho na Roma, azaba ahaye ikuzo ubupapa kuburutisha Imana. Ahangaha niho ruzingiye rero. Igihe abantu b'Imana bazamamaza by'ukuri bavuga ibyerekeye n'isabato, nuko Kiliziya Gatolika ibifashijwemo na za leta z'isi, hagashyirwaho itegeko ry'abantu bose bakwiye kuruhuka ku munsi w'icyumweru, ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Ahangaha rero abantu bose bazaba baramurikiwe ibyerekeye no kubahiriza isabato yategetswe n'Imana. Ubwo rero uzahitamo kuruhuka icyumweru cyashyizweho na leta cyangwa se n'ubupapa, niwe uzagerwaho n'ibingibi tujye gukurikizaho. Reka mbasabe kugira ngo mukurikire aya magambo akomeye cyane tujye asa nkaho turi buze no gusorezaho. Aha icyubahiro Roma n'ubutegetsi bushimangira umunsi w'ikiruhuko watoranyijwe nayo.
uyu munsi w'ikiruhuko watoranyijwe na Roma ni icyumweru, aba aramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Amagambo arumvikana cyane. Aha ngaha nibwo uyu muntu azaba abarwa nk'umuntu uramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni ukuri kuri uyu munsi wa none abantu bagisenga mu dini ryaguye barimo barararikirwa kuva muri Babuloni, ariko umunsi itegeko rizaba ryashizwe ryo kuruhuka icyumweru, nuko icyumweru rigasimbuzwa isabato ku mugaragaro, uzakomeza kuguma iyo njyo aruhuka ku munsi w'icyumweru azaba aramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Igihe abantu banga isabato Imana yavuze ko ari ikimenyetso cy'ububasha bwayo, maze mu mwanya wayo bakubahiriza umunsi w'icyubahiro bahawe na Roma, ikimenyetso cy'inyamaswa. Igihe rero iyo ngingo isobanuriwe neza imbere y'abantu, maze bagahitamo kumvira hagati y'amategeko y'Imana n'ay'abantu, abazakomeza kugomera Imana bazashirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe kugomera Imana bizaba bihwanye no gushirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Nshuti yanjye ukurikirana ibyigisho, icyo ngusaba no gufata icyemezo kuri uyu munsi utazasangwa warashizweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mureke dusenge. Turagushimye Uwiteka Imana, turaguhimbaje uhabwe icyubahiro. Waraturinze ukomeza kuturinda. Igihe twegereyemo ni igihe cy'akaga cyane, ni igihe gikomeye cyane, aho tugiye kubona ko amahitamo tugiye kugira niyo ajye kuzatuma umuntu ahabwa ubugingo cyangwa se akarimbuka. Turagusabye kugira ngo uduhe guhitamo uruhande ruzima, duhitemo uruhande rwawe, duhitemo kugukurikira, tutazisanga natwe dushyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ahubwo turagusabye Mwami Imana kugira ngo umwuka wawe akomeze atuyobore muri ibi bihe tugiye kugeramo byose. Turagusabye rero kubw'ikindi cyigisho tugiye kuzatangira mu cyumweru gitaha, uzaduhe kukiga neza kandi kizabashe kutugirira umumaro. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo.